inda yasirimutse pe urabona ko abantu barimo baragenda bikwandikiramo sibyo inda So much. sibyo inda ahubwo mu kinyarwanda Kuki wazo? ahubwo mu kinyarwanda bishobora kuba mutabyakira neza ariko Oya, nyine mu kinyarwanda kwita umuntu inda biba bivugitse nabi pe. Nyine muzabe mushaka kandi kantu mubivugamo ariko kubivuga. kandi mu cyongereza ugashimishwa no kuba wakwita ngo bad what sibyo none se ubona uburayi uzaba ukora kugeza ryari Njye ntabwo ndinda. Ya Allah. niko Yo. uburayi ubona uzaba ukora kugeza ryari Simbizi igihe Imana izabishakira ko mbuvamo izabunkuramo. buri munsi uraboneka Ariko se- cyangwa mugira igihe buretse gato buri munsi uraboneka umuntu agukeneye yakubona cyangwa mugira igihe mugahagarara Tugira igihe tugafata akaruhuko. nk'iminsi ngahe mu kwezi Tujya muri vacation nk'abandi bakire bose. nyine cyagiye cyangwa no mu mihango ukomereza Oya. mu mihango Ntabwo urahagarara wakomereza. we harya ngo wagiyemo ryari ngo watangiye nka ryari nyine kuvuga uti ngewe bana bise ninjira mu burayi Ariko njye nakubwiye ko ndi indaya cyane nakubwiye ko negeze mbujyamo. kuva ucuruza igitsina ni indaya nyine uburaya nyine Ubwo nyine igihe nabitangiriye cyo sinyizi ariko ibyo nakoze byose nabikoze mbishaka nta wigeze anshyiraho ikintu na kimwe. ntabwo wigeze ubicikaho uracyabikora ahubwo uvuga ngo ibyo nkora byose vuga ngo Nzabireka ari uko byanyishije icyo nicyo nakubwira nta kindi. none se Jackie nawe ko ari indaya ngenzi yawe we ubona kararuganya wamuza waguriwe kararuganya wa kigoryi ubona bidafite indaya wigeze ungura wanjijiwe wigeze ungura ku buryo unyita indaya ndakwiyamye n'undi munsi oya je uri kigoryi ma kararuganya ubona bidafite byamugejeje zibaho nganje nago ndi indaya so cyangwa nago ndi indaya wa kigoryi nge nago ndakwiyamye ndi Jackie Rwanda ndi Jackie w'abanyarwanda wagegera nago ndi indaya wigeze usanga natangaza amagara wagegeraho wigeze usanga ndi gutandaza amagara ku buryo ngewe unyita indaya kigoryi gusa nageze mu rugo mbona rwose bitandukanye n'izindi ndaya manu uri ikigoryi muri buno buzima ariko ubundi Jay ubundi ntabwo ujya ubona amahoro iyo udatutse umuntu cyangwa utandagaje umuntu ntabwo ujya ubona amahoro. none se Jackie ukora iki nkora iki wanjye agira urantunze ku buryo mbaza icyo nkora urakizi ahubwo Jackie jya kujya umwandagaza kandi si byiza yesubiriza Jackie ukora iki reba n'abantu barimo barakubwira bavuga ati Jackie wihakanura indaya kandi rwose niko twakumenye ahubwo jya kujya umwandagaza kandi si byiza Patrick murakora amakosa urumva Jackie ngiye nagira ngo nganire Jackie niganize na Sandra nk'abantu bafite uburambe n'ubunararibonye mu burayi twiganize uwo Sandra wawe ngiye undeke ngiye ntabwo ndi indaya ndakwiyamye wanjye gira ngiye sindi indaya n'undi munsi ngiye ntabwo ndi indaya. Jackie si umuzira Ndamuzi. Jackie umuzi ute mu describing Ntabyo mu describing ama none se we n'umuzi uramuyobewe. akuri umuhanga koko impamo ya Mungu uri umuhanga kabisa. So abantu muri commentaire muri abandi 1200 mumbabarire mwandike ngo Jackie ni indaya muri commentaire kugira ngo wenda n'ubutaha atazagira ngo ni njye nyine ubivuga kandi twese tubibona nuko bigenza. Ejo muri Jackie yaragiye rero yurira umugabo bita Kensi aramwandagaza aramutuka. Ariko reka nkubaze kunyita iryo zina biratuma mbayo se kubinyita byo biratuma mbayo biratuma mpindukayo ahubwo se cyangwa urabicikaho ntabwo bicika ntabwo se nkubaze pe ubundi ufite ikihe kibazo
ufite ikihe kibazo muri uwo mutwe wawe? Jackie, ufite ikihe kibazo muri uwo mutwe wawe? Inda ya Jackie. Kararuganya wanjye geraho. Inda ya Jackie. Ase Jackie Patrick Jackie mukozi wiki. Uziko Jackie muhoza ku nkeke. Muhoza ku nkeke. Jackie se kari umukobwa wanjye. Yarambabaje ejo bundi.